Reka nkuhe ikaze wowe ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro n'imigisha bibe kuri wowe. Wowe wakoze subscribe ndagushimira, nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngiye muri kumva nitwa Franco. Uno munsi tugiye kuvuga ku muhanzi witwa Chris Easy. Chris Easy ni umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda, wamenyekanye mu ndirimbo za rap nizo yahereyeho, gusa ubu ngubu nagakimba rap, asigaye arimba Afrobeat. Ese uyu muhanzi yatangiye ute? Ese uyu muhanzi ageze kuki? Amakuru ye muri rusange ni ayahe? Mbere yuko dukomeza, reka nkwibutse gukora subscribe, ukanatera comment, ukatubwira ukuntu ikiganiro kucyumva, ndetse ukanatubwira ibyo wifuza kuba twazakubwiraho mu kiganiro cy'ubutaha tugakomezanya. Uyu Chris Easy abarizwa mu nzu cyangwa se muri label yitwa Igiti Business Group, ikaba ari ya Junior Giti usobanura filime muramuzi. Uyu Chris Easy yatangiye arimba injyana ya rap, aho benshi banamumenye ku ndirimbo yitwa Ese Urabizi n'izindi nyinshi. Akaba yatangiye aba mu itsinda ryitwa Pentagon, aho yarimbanagamo n'umuhanzi witwa Ayo Beats. Ayo Beats we akaba yari n'umuproducer, akaba ari nawe yakoraga izo ndirimbo zabo. Uyu Chris Easy akimara kubona label cyangwa se akimara kubona manager ari we Junior Giti, yese ahindura injyana, aho yatangiye gukora indirimbo ya mbere twese tumumenyeraho yitwa Fast. Guhera ubwo yasatangiye urugendo rwe rwo gukundwa, akanakora amahiti, aho yatangiye kugeranwa n'abahanzi muri Rwanda bakomeye, aho yanitezwaho umusaruro mwiza cyane, ho agiye kubaha akazi bagahangana. Kandi nako byagenze. Nyuma y'iyo Fast yaje gukora indirimbo n'ubu ngubu tukibuka, yamugize undi wundi, yamuhesheje ibihembo byinshi. Iyo ndirimbo nta yindi yitwa Inana. Iyo ndirimbo Inana, iyo urebye amashusho yayo ukareba n'amajwi yayo ubona ko ari ibintu biri ku rundi rwego. Ibyo byatumye akundwa, aba umuhanzi ukomeye cyane muri kino gihugu ndetse no hanze yacyo. Aba umuhanzi Chris Easy ni umuhanzi u Rwanda rugenderaho, ni umuhanzi ufatiye runini umuziki nyarwanda, ku buryo afite aho yawuvanye n'aho yagejeje, ku buryo utatinya kuvuga ko kuri umuziki nyarwanda Chris Easy hari itafari rye ririho. Uyu Chris Easy indirimbo aheruka gusohora yitwa Samborera. Ni indirimbo nayo yakunzwe cyane, kandi ni umuhanzi uzwiho udushya mu mavideo ye, ko kugenda azana udushya. Buri video ye iba ifitemo agashya. Nicyo kintu abantu bamuziho, nicyo kintu bamukundira, kandi afite n'uburyo bwiwe aririmbamo, style ye aririmbamo wumva ko idasa n'iz'abandi. Uyu Chris Easy ni umuhanzi wavuye kure, ubu ngubu akaba ageze ahantu heza. Ari nacyo kintu twabwira abahanzi bakiri hasi bakamugenderaho, kuko ni umuhanzi wabaha urugero rwiza. Uyu twavugagaho yitwaga Chris Easy. Gusa icyo mwibutsa no gukora subscribe, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.